ubaho cyangwa se ukundwa impamvu ni imwe wowe waduhaye element ere ariko noneho byaje kugera igihe bavuga ko mufitanye ikibazo cyabayeho cyangwa ntabwo cyabayeho niba kitarabayeho cyangwa cyarabayeho kugeza uyu munsi banye gute na element. Okay, urakoze. Ikintu cya mbere hari uko ubibona, hari ikiganiro narimo n'abantu umuntu aravuga ati burya biba byiza ko umuntu ativuga. Nge ntabwo nakwivuga ngo hari uruhare runini nakoze kuko umuziki nanjye nabanje ni ngewe ubivuze. Okay, urakoze. Ndanagushimiye. Nabanje ndi umu artiste nyuma nza kuza mu muziki nyine mu rwego rwo kuvuga ngo mfashe abajene bo mu Rwanda mu kubona aho bakorera imiziki yabo. Ariko nahasanze abandi bantu. Aroni Nitunga Imana iguha umugisha uri ba Patrick Butasila yari mu Bwongereza nejo twaravuganaga Imana iguha umugisha. Yakoreraga muri Kiruru. Ba Dr Jacques, ba F2K Studio, ba Mutesa Touch Records, ba Cremakina Music, ba Bridge Records, ba Patrick Top 5 i Musanze. Hari ama studio menshi cyane. Bose baraje bashyiraho uruhare rwabo kandi still hari abakibirimo. Njyewe rero nanjye nabaye inspired n'ibikorwa byabo bakora. Ndavuga ntariko aba bavandimwe wabatera ingabo mu bitugu. Nuko nguko rero naje natwe tuzana Country Records turaza Imana ibiduheramo umugisha si ku bwenge bwacu gusa nari nzi ko bizashoboka kuko buriya njyewe hari imyizerere yanjye njyewe ngira ukuntu mbona ibintu. Uzasanga cyane iwacu muri Afrika ibimeze nka lifestyle abanyaburayi babamo. Hari ibyo twebwe usanga byigishwa mu nsengero ngo ntukabeshye, ngo ntukice gahunda, ngo ntukagire gute. No, iyo ni lifestyle abanyaburayi cyangwa abantu bo muri Amerika bo muri Western babamo. Kuba serious, kuba inyangamugayo. Ariko twebwe muri Afrika ubusanga umuntu ari kuvuga ngo Jean Paul ngo mu rusengero usanga bigisha ntukabeshye. None se ubundi umuntu muzima abeshya gute? Urumva yica gahunda gute se, atanga isezerano gute se ntarisohoze kandi ari umuntu muzima. So nge rero ntekereza ko nkuko waragiye warumbajije ngo element benshi bagiye bavuga bati element avuye muri country afite ikibazo no kuja ashwanya na Bruce Melody na 50 niba ari 150 ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikibazo kimeze gute? So ngewe nta kibazo mfitanye n'umuntu n'umwe. Element ni n'umuhungu wanjye by the way, sibyo, kandi ndanamukunda mpora mwifuriza ibyiza, sibyo. Ari uguhera igihe namubonye, igihe yaje turakorana, n'ubu ngubu turakorana by the way, kuko Element igihe namukenerera cyose namubona, sibyo. Wenda ibyo byaje kuzamo habamwe ibyo bibazo, ariko buriya turi abantu ku isi. Ntabwo umuntu ushobora gukomeza gufokasinga gusa kuri negative side, sibyo. Kugeza ubu nta kibazo mfitanye na Element, sibyo, kuko naho yagiye cyangwa naho ari mu studio yindi aho ari kubarizwa ubu, sibyo, ari gusavinga Rwandan community, ari gusavinga abana b'Abanyarwanda. Studio arimo none hamukeneye namubona, sibyo, nawe nkeneye yambona. So mba numva nta n'ikibazo, gusa nyine hari ukuntu ibintu biba bikaba binini, sibyo. Umuntu akaba yabibona muri angle, ushobora kubibona muri angle itari nziza cyangwa abandi bakabona ukuntu bitewe na emotions, sibyo. Ariko ngiye nemera ko kuva n'umuntu ashobora kuvamo umwuka gapfa. So nemera ko mu buzima ugihumeka ushobora gufacinga situation iyo ari yo yose. So kugeza ubu rero amakimbirane yo ntashobora kubura muri uru ruganda rwacu rw'umuziki tubamo. Habamwe amakimbirane usanga n'ibintu bitakabaye ibibazo abantu babigira ibibazo, sibyo. Ariko kuri njyewe nta muntu n'umwe mba numva nagirana nawe ikibazo, ahubwo nuwumva cyaba ikibazo mba numva twabifata icyo kintu cy'ama differences tukagifata ahubwo tukakibyazamo umusaruro and we make money, tugakora ibintu tukempoweringa community, noneho ibintu bikarushaho kugenda. Aho yagiye gukorera byavuzwe yuko mu minsi yashize yahavuye, kandi country niho twamumenyeye, niho abantu benshi banamukundiye kiriya gikundira afite uyu munsi. Hari gahunda yo kumugarura muri country bimeze bite? Oya, so Element Country Record ntabwo ari yanjye buriya. Country Record ni y'Abanyarwanda bose, including amafaranga ajya kuri konti y'Abanyarwanda. Of course. So impamvu mvuze gutyo nuko Country Record yabayeho kubera atari kubera njyewe gusa, yabayeho kubera Kinyoni, kubera Koze, kubera Element, kubera
Paul Legend, kubera Sabe, ni bamwe muri abanyamakuru mwaraduteye inkunga mukamenyekanisha ibikorwa by'ibyo dukora. So njyewe numva ownership ya Country Record itandi mu maboko, ahubwo ni y'abantu bose including especially kuri mu maboko ari kuri mu bafata imyanzuro. Yagaruka Element soon? No, Element studio ni yiwe, Country Record ni ya Element. Ashobora anytime yakenera kuyikoresha yayikoresha, sibyo? Urumva Country Record ni umuproducer ari we wese, urumva yaba ari koze, of course koze Real Beat niye, yaba ari iyo Rush. Country Record ni ya Bad Rama nona wa The Man avuze ngo njye nkeneye gukoresha Country Record, yayikoresha nkuko njyewe nyikoresha. Ntabwo njye njya mfata ikintu ngo niziringire ku kintu ngo iki kintu ni icyanjye kuko ninga ikintu se kugira title ngo am the owner. What does it mean? Hari akantu gato nguce mu ijambo. Bad Rama ni umugabo washoye amafaranga menshi mu muziki, yanafashije abantu benshi. Ni umugabo nzi utanagira umutima mubi cyane. Nubwo mu minsi yashize amaze iminsi apostinga ibintu abantu bakamufata nk'umusazi, nk'umuntu ufite ikibazo. Ngira ngo warabibonye. Umuvuga gute gatoya mu masegonda make? Ubundi reka nkubwire, ubundi igihe uzakora ikintu ukabona uri kucyumvikanaho n'abantu bose, uzamenye ko icyo kintu kitari like icyo kintu ntaho kizagana, kuko crazy idea ya idea cya kintu uganira abantu bakavuga ati this guy is crazy, icyo kintu kiba ari kizima. So akenshi rero iyo umuntu ari kuvuga ibintu bizima, sibyo, ntabwo abantu bagerageza kumwumva, kuko abantu bashaka kugendera mu kigari ngo ni gutya, ngo weekend igeze abantu bahagarika akazi ntibakore bakajya mu kabari bakanywa inzoga. Ninde wakubwiye ko muri weekend abantu bagomba kunywa inzoga? Ninde wakubwiye ko muri weekend aribwo abantu batwara imodoka bameze nk'abasazi, ukagira ngo wenda icyuma cyica mu modoka kiba cyavuyemo? Ninde wakubwiye ko kuba umusani hari ukunywa amatabi cyangwa no kuba umuntu w'ikirara kidafite ubwenge? Ninde wakubwiye ko iyo umaze gushinga YouTube guhita uba umuntu utameze nk'udafite ubwenge, udatekereza nk'umuntu uri udatekereza, utazi kuri gukorera muri sosiyete nyarwanda? Ni iki kikwibagiza ko iyo YouTube channel yawe washinze ejo mabuko wawe ashobora kwicara ari kumwe na famiye akavuga ati reka turebe kuri YouTube channel y'umuko wanjye, akabonaho ibintu uri kuvuga nawe akagira isoni nk'ibigambo by'ibishizi by'isoni? Ninde wakubwiye se ko ibintu ushobora kuba uri gukora nonaha wikaraga kuri social media wambura ubusa uvuga ibigambo biteye isoni? Ni iki kikwibagiza ko ejo uzabyara umwana wawe w'umukobwa agize imyaka 14 cyangwa 15 cyangwa 20 bikazajya bimutera ipfunwe ari mu bandi? Aho wirengagije abantu bakubwira ko nta kintu bafite bahomba. Yego, okay, urabirengagije. Nge rero reka nkubwire, umuntu udafite icyo ahomba mba numva ari ikibazo gikomeye muri sosiyete, kuko iyo mvugo, iyo umuntu yageze ku iyo mvugo nk'iyo ntaho abataniye n'ikihebe n'ukuri, sibyo? Burya umuntu uzavuga ngo njyewe ntacyo mpomba, ubivuze nkwegereye icyo nshobora gukora kumujyana kwa muganga, ntabwo najya mu nshingano zitari izanjye, ariko wakumira icyaha kitaraba. Niba umuntu ari umwiyahuzi uze kuki wamureka? Icyo nkora mbanza gukiza amagara yanjye, ubwo mpita negera inyuma, kuko uwo muntu aba ari dangerous element kabisa, sibyo? Ntabwo rero umuntu, abo bantu bavuga gutyo, ntabwo navuga ngo nabo gutabwa, nabasengera nabasaba guhinduka, kuko buri muntu wese Imana yaremye agomba kuba umuntu w'agaciro kandi ufite umumaro muri sosiyete. So mba numva rero ahubwo ari ibishoboka namwegera nkamubaza niye situation ikomeye wanyuzemo itumugeraho kumva ko wanze ubuzima kuri uru rwego. Ariko abo bantu bariho. So navuze ama initiative menshi no Puja turi kuganira nawe yagize cyangwa se akirema uyu munsi, harimo organisation twavuze zifasha urubyiruko, by'umwihariko abo badamu babaye abadamu bakiri bato, bakiri under age, n'abandi batandukanye, ni mu byiciro bitandukanye, ntago ari abo ngabo gusa. Buryo umuntu ashinze radio target ntago ari abatoya gusa cyangwa abo ngabo batewe inda muri ubwo buryo, ni community izengurutse iyo radio muri rusange. Benshi rero hari n'amakuru babona cyangwa se bakonsuminga bakaba batekereza yuko ibyo bintu ari byo. Nabonye igihuha, ngenda avuga ko ari igihuha kubera yuko nzi kuri bavugaga yuko ngo no Puja nta radio afite, ibi ntabyo afite, ibi ntabyo afite, aratubeshya. Ubundi Country FM kuki bayikwambura? So wenda n'abadukurikiye Simbi TV babyumve, banza ari nk'ibyo njyewe nivumburiye. Ubundi nukora ikintu imwe muri rumwe mu rugero rushobora gushingiraho ubara ko ibintu byawe uri gukora byabaye successful, nuko abantu batangira kubikwambura, kuko baba babona bitagukwiriye, bakavuga ngo, kandi bya kenshi babikora kubera
ko hari umuntu, hari nk'abantu ngenzi, hari nk'umuntu nzi w'inshuti yanjye, ni n'inshuti yanjye by the way, yari inshuti yanjye, he used to be my friend, avuga ngo hoya ngo ntabwo ari ibyiwe, kuki se gukora radiyo kugira icyo ukikaho mu buzima nta yindi formule, ni discipline.